twakwitega ko muri iyi minsi ugiye muri Amerika ashobora kuba introduction cyangwa se kuko introducing akabona kuba bafite amafoto n'abandi bahanzi bari muri label. Urumva abenshi twakoranye kuri uyu mushinga n'abanyamerika, rero kuba ndi muri Amerika ni biroroshye cyane, kandi n'izi show zose turi kupanga nabo nibo bari kubimfasha kugira ngo baje kwigaragariza ibihumbi by'abantu bangana kuriya. Ikindi ngiye gukora media tour muri Amerika, ntago ngiye gusa gukora ibitaramo, nzanyura no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, nzajya mba updatinga kuba followinga ku mbuga nkoranyambaga, muzajya mubona nyine uko bizaye bimeze. Hari ibivugwa, reka tujye kuri management yawe uyu munsi nyisuje neza umunsi ndakuzinzikiranyije mbitekereje ukuntu bimeze. Of course nawe niko tugiye guhura kuko nagiye mpura na bake muri bo, ntabwo nigeze ngira amahirwe guhura na bose na team yose. Rero nibwo ngiye kugira amahirwe guhura nabo, yewe nagira n'abandi bahanzi bashagura nabo nkahura nabo. Urumva iyo umuntu ahibereye niyo umuntu adahari ni ibintu bibiri bitandukanye. Mu gihe cyose Ben akiri kwisi, mu gihe cyose Bruce Melody akiri kwisi, team Ben zizabaho na team Bruce zizabaho, ubishaka bifate utabishaka bireke, ariko bizabaho koko si bamwe. Simple as that. Thank you guys. All right. Reka sibyo shimira ibintu uvuze. Mu gihe bose cyose bakiri kwisi, mu gihe cyose bagifite ubuzima, team Bruce izabaho, team Ben izabaho, kandi noneho ikibazo ni mwebwe ahubwo muzasigara, kuko abahanzi uzi impamvu ndi kubivuga, uzi impamvu babu, uzi impamvu ndi kubivuga ngo ikibazo ni umva pondit, uzi impamvu ndi kuvuga ngo ibyo bibazo bizaguma muri twe bose. Hari n'umwe uri mu Rwanda. Ngubu noneho izigiye kurikiraho zo gukora zimeze zite noneho. Nagerageje kubasobanurira ikintu ko buri ngoma ibifite ibyigiye gukora n'isoko ryayo. Reba nk'ubu ngubu When She's Around ni indirimbo kuri Spotify irimo kunyaruka koko, sinzi niba mujya munabireba ibyo. Urumva ubwo abantu bayo ni hari abaherereye. Urebye kuri Audiomack, kuri Spotify, Apple Music, abantu bayo ubwo naho baherereye. Buri indirimbo yose igira uruhare yongera ku izina ry'umuhanzi, kandi n'urunguru n'urwa danje nyine ni bya hatari. Ndabishimira Imana. Hanyuma izakurikiraho ngoma mwana umenye iby'izakora yibikoze, ntago buzi neza uko bimeze, gusa nk'umuhanzi mba nifitiye icyizere, nzi neza ko ibintu ndi gukora ari ibya danje. Ibi bintu turi gukora hari abandi babikoze kandi babikoze na neza. Uyu munsi dushobora kubikora nabi, ariko ntago ushobora kwicara ngo uvuge ngo Alex Muyoboke ni manager w'ibihe byose, ibihe byose. Uvuga ngo Alex Muyoboke ni manager wafashije abahanzi, ariko ntago ushobora kumbwira ngo Alex Muyoboke ni manager w'ibihe byose. Melody ugiye muri Amerika mu bitaramo uzaramo n'abahanzi barimo Nicki Minaj n'abandi basari bakomeye kuri mpuzamahanga, wabyakire gute, bimeze bite? Hora ari show buri gihe ikintu cyiza kije nyine haba hahiye mamoneho n'akaryo nyine kwimurika. Ni amahirwe rero navuga ko ari menshi ku ruhande rwanjye, ariko bikaba na byiza no ku muziki wacu nyine nk'uko murambivuga. Tega ko dushobora kuzagira amahirwe twabona korabo y'iwabo muziki, twitega amakorabo. Nta kintu nabasezeranya ko nta muntu ndavugana nawe, ariko ngiye buri chance mbonye ntago nyanyisiga mu nzira, iyo nabona nayizana, ariko nta no wavuga ko bitabaho, birashoboka kuko hari n'abandi nzi bayabonye. Ubwo rero natwe ayo mahirwe tuyagiriwe twaya profita. Shabasa n'insazi n'akazi ka hatari, dufite akazi kenshi nyine aho ngiye, ariko n'ubundi ku itariki 6 ngomba kuba ndi hano. Ikintu gitangaje suko nzagaruka, ahubwo uriya munsi show izabera mfite indege yongera inkomezanya. So Jedi ready nyine gukora imirimo yanjye ko nyishinzwe no uko Imana binshoboje, kandi nzabaha show ya dance. Twavuga ko indirimbo yawe wakoranye na Shaggy remix ariyo yaba iguhesheje amahirwe yo kuba wajya kuririmba kuri la stage, cyangwa se n'ubushobozi bwa Bruce Melody bimujyanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba yajya kuririmba muri biriya bitaramo. Icyambere n'abafana bankunze bakemera kumpa umwanya wabo, ni nacyo cyatumye nkora iyo funga macho yaje kuvamo When She's Around. Navuga ko ino ndirimbo ibintu iri kunkorera ari ibya danje, basa ni ibya danje, ntago ari wenda muzagenda mubibona.
birashoboka ko hari n'abatarabona ukuntu nyine biba bingana, ariko ni ibintu bya danje tu, ni ibintu bya hatari, muzabibona mu minsi iri imbere, kandi njyewe nzi neza ko n'ibitari ibi ngibi hazashya. Melody iki kintu atamubaza abaceka ingendo rubuga rwa management ivuga ko yaba mugiye kwana Yescav akigeraho ikintu cya mbere asangaho ni Bruce Melody nibura indirimbo inkuru yuko watwaye Trace Award umuhanzi mwiza w'umunyarwanda ndetse nuko wakwanye indirimbo na Shaggy, ariko natekereza ko ari uburyo bwiza nyine yuko wamaze kuba confirmed nk'umuhanzi wabo. Twakwitega ko muri iyi minsi ugiye muri America ashobora kuba introduction cyangwa se kuko introduce akabona kuba bafite amafoto n'abandi bahanzi bari muri label. Urumva abenshi twakoranye kuri uyu mushinga n'abanyamerika, rero kuba ndi muri Amerika ni biroroshye cyane, kandi n'izi show zose turi kubipanga nabo nibo bari kubimfasha kugira ngo baje kwigaragariza ibihumbi by'abantu bangana kuriya. Ikindi ngiye gukora media tour muri Amerika, ntago ngiye gusa gukora ibitaramo, nzanyura no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, nzajya mba updatinga kuba followinga ku mbuga nkoranyambaga, muzajya mubona nyine uko bizajya bimeze. Hari ibivugwa, reka tujye kuri management yawe uyu munsi nyisuje neza umunsi ndakuzinzikiranyije mbitekereje ukuntu bimeze. Of course nawe niko tugiye guhura, yaguhura kuko nagiye mpura na bake muri bo, ntabwo nigeze ngira amahirwe guhura na bose na team yose. Rero nibwo ngiye kugira amahirwe guhura nabo, yewe nagira n'abandi bahanzi bashagura nabo nkahura nabo. Urumva iyo umuntu ahibereye niyo umuntu adahari ni ibintu bibiri bitandukanye. Abaza amahirwe kuzarimba indirimbo irenze imwe itari wereshe zaramwe. Ibyo ngibyo rero byo ni ibintu byo gutegereza mukareba abaririmbira k'inyuma. Rero hari amakuru avuga ko Yescav yaguhaye miliyoni 150 z'amanyarwanda kugira ngo wacuze indirimbo yawe, nibyo? Ntabwo nyamvuga amafaranga ubu, ni hehe handi mwize mwumva mvuga ku bintu by'amafaranga koko? Oya narayibeshye. Iyo narayibeshye, ariko ntabwo nakinjira mu masezerano ngo ngere naho ngera ku mufungo nka n'ibisambo byuze. Ku kijyanye na management yawe uyu munsi ugiye kuririmba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, management urimo ishidikanywaho na benshi, ari abakurikirana umuziki wa hano mu Rwanda ndetse wenda n'abasanzwe bari muri iki kibuga cya industry. Uyu munsi kuri management yawe wayivugaho iki mu iterambere ryawe ry'umuziki? Njye numva management yanjye uwakagombye kwinenga ari njye, ariko mu gihe mbona turi gukorana neza ubusura inenga itakumanaginga nkawe nkawe uri muziki. Ikintu cya danje nuko ngenzi ko ndi gukorana na management yanjye neza, kandi dufite projet za hatari kugira ngo mubyemere. Wenda ningaruka nibwo nzaba mfite akaryo keza ko kubiryaho, ubu ngumva mfitemo n'akantu ko kwiruka, ariko ningaruka nzabiryaho sinyanywera biri. Tumenyereye ko iyo ugiye wenda hanze y'u Rwanda rimwe na rimwe ugendana na team yawe yose, uri kumwe na Element, uri kumwe n'abagize management yawe. Ku uyu munsi Element tutamubona cyangwa se nabamwe muri team yawe? Ntago tujyanye, nta nubwo team yose tujyanye, kubera ko n'ubundi na hano turacyafite ibindi byinshi, ariko mu gihe haboneka ibyo gukorana nabo nibaza ko nabo bitagorana ko baza. Mwana ntago ari nka kera, ibintu ntago bikimeze nka kera, abantu bari byangombwa ngo bigende bite ngo bazatoroka. Ntago zatoroka. Ngiye burandika Nyarwanda OG murabona najye handi bankunda nkina. Melo imyaka 10 irashize urwasonye umuziki mu Rwanda, uranejije wapostinze kuzajya kurimba muri Move Africa, ari na hano Dekiza aravuga ngo ntabwo ari ubuzi bwa Tanzania. Uburozi ugereza kubukoresha? Oya, ntabwo nigeze nkoresha uburozi, nta nubwo nizera nyine ko waruga umuntu ngagukunde. Umutima ubakure mwana, ikintu cyonyine umutima wakora no gutanga amaraso nyine umuntu akabaho cyangwa guhagarara. Ntabwo waruga umutima w'umuntu nguzemo urukundo atagufitiye. Nibaza ko nyuma y'ibyo byose barimo no gukora nyine no kuvunika n'Imana ikaduha umugisha n'amasengesho byose. Nagerageje kubasobanurira ikintu ko buri ngoma iba ifite ibyo igiye gukora n'isoko ryayo. Reba nk'ubu ngubu when she's around n'indirimbo kuri Spotify irimo kunyaruka koko, sinzi niba mujya munabireba ibyo. Urumva ubwo abantu bayo ni hari abaherereye. Urebye kuri Audiomack, kuri Spotify, Apple Music, abantu bayo ubwo naho baherereye. Buri ndirimbo yose igira uruhare yongera ku izina ry'umuhanzi, kandi n'urunguru n'urwa danje nyine ni bya hatari. Ndabishimira Imana. Hanyuma izakurikiraho ingoma mwana umenye ibyizakora yibikoze, ntago ubuzi neza
uko bimeze gusa nk'umuhanzi mba nifitiye icyizere nzi neza ko ibintu ndi gukora ari ibya danje. Melody ufite igitaramo cya mbere kuri 28 ikindi ni kuri 13 kandi ufite n'ikindi kuri 6 hano i Kigali bivuze ngo uzabanza ugaruke ubone gusubira muri Amerika. Rega ndabakunda bya hatari nzabanza ngaruke mu Rwanda nsusurutsa abanyarwanda bene wacu n'abanyamahanga bazaba badusuye hanyuma mpite nongera nsubire. Mu gihe kirekire urumaze ushaka viza muri Amerika none utangiye kugenda ujya uva wigaruka. Nta kubesha umusa none sinari kujya gukora iki ahubwo mu gihe cya mbere mbonye ibyo kujya gukora ngiye naho ubundi home sweet home da nkunda mu Rwanda. Yego ejo muri twakiriye The Ben nawe agiye muri Canada bamubaza ku bya bato aravuga ati reka n'iryo jambo naryo nshaka kumva mu matwi yanjye ngo gute ngo niriveho ribanire kabisa bato. Wewe wari ukomeje batije wayikubita cyangwa nawe wahise ubitekerezaho usanga ibyo bintu nanjye nabyumvanye manager w'ibihe byose njye nabyumvanye muyoboka ibyo biboro ntanamubwira ntayo ko burya njye nta bwoba ngira kandi nyine nose niba atabishaka ibyo kujya muri bato ngo nyine ntago ari ngombwa. nawe urumva atari ngombwa se cyangwa harimo gusuna? Oya ntago rega njye nkorera umuziki amafaranga ibyo kuvuga ngo habayeho kurwana ngo gusuna ngo gutsi icyo nzi cyo nibwo niba ngomba kugira ikintu mbikuramo naho ubundi bitari amafaranga rero baramutwara basa. Rero ku myaka 10 ugiye muri Amerika kuri ubu urafata umuhanzi nyarwanda uridinza abandi duhe tips nk'eshanu umuhanzi ugukunda ushaka kuzaba nkawe yagendera hambere no gukomeza umutsi nk'ikinyogote ubwo ni ukwihangana muri make no kwihambira. Iya kabiri ni ikinyabupfura kiringaniye kuko nanone iyo ugize cyinshi baragufatirana urumva. Icya gatatu no gukunda umurimo pe no kubikora niyo byaba bitakoroheye nyine ugakomeza ugakora. Ikindi aganakurikirana ibigezweho kubera ko ibyo ndi kuvuga ubwenda none aha ni ibigezweho wabona ejo hazaza ibindi nicyo iterambere risobanuye. Turi mu mpera z'umwaka wa 2023 hari byinshi wagezeho ku bakunzi bawe ni iki bari buze kwitega muri izi mpera z'umwaka? Hari igitaramo muri gutegura, hari album muri gutegura, hari ni ibiki umukunzi yakwitega ko uri gutegura muri izi mpera z'umwaka? Icya mbere ni ibitaramo byinshi ahantu henshi nyine nk'ibi turi kuvuga, hari n'ibitaramamazwa nyine tukiri kuvuganira na ba nyirabyo. Icya gatatu nuko uko umuntu atera imbere ahindura utuntu tumwe na tumwe. Ni impinduka rero ubwo kuri njyewe no kuri gahunda zijyanye n'imitegurire y'ibitaramo n'indirimbo muri rusange. Melody uragenda n'umuntu usanzwe ucungira umutekano cyangwa uragenda wenyine? Uyu munsi mubi cyane banza tutajyanye. Oya biragenderwa muri Amerika. Urumva hano hari imishinga dufite yari hejuru. Urumva sinababwiye ko ugize inyavura cyinshi bagukurikirana. Urumva hari imishinga dufite hano hejuru mu mujyi ngira ngo murabizi nyine mubi rero ari mu bantu bari kudufasha kandi bigiye gutangira nyine kuraninga vuba gucunga security hari ahantu hose no gushyiraho company ikora ibyo byose. Rero afite inshingano ze asigayemo ntago igihe cyose ari ngombwa kumujyana kandi sinibaza ko hari twabona undi muntu dufatikanya ko kazi. cyose kubwira afana tugana ku musozo. Ikintu nababwira nyine ndabemera bya hatari ubundi rero ndacyabadunda. US gutarama mu gitaramo cyiza kirimo abahanzi bakomeye umuntu ashobora kuvuga ngo wenda ngo hari collabo wifuza buri wese aba yifite ibyo yifuza nta muntu wayanga kubona wakoranye n'umuhanzi wenda nka Nicki Minaj cyangwa se n'abandi bahanzi barimo nka Asha Raymond ariko se wifuza kugaruka ufite igitekerezo cyo kuzana Shaggy mu Rwanda tumuheruka kera kandi ntekereza ko iyo turi kujyamo nta mu Rwanda utakwifuza kubona Shaggy kuri stage. Sinibuka interview twakoze na Shaggy ntago nibuka niba ari kuri Zoom cyangwa kuri Instagram ariko yaravuze ngo ari ready kuza hano, yarabinyemereye yari kuri YouTube yarabyemeye anyemerera ko nzamuzana hano ariko si muri uyu mwaka ni mu mwaka utaha. Hanyuma amakolabo ndayifuza ariko nyuma yo gukora iyi ngiyi nabo n'igihe bisaba gukorana na bari abantu nubwo yaboneka sinibaza ko ari ikintu cyahita kiba vuba gutya gusa ni ikintu aho kiziye cyose gitanga umusaruro kandi kuri industry muri rusange. Ukora iriya ndirimbo when she's around bavuze yuko uri gukorana n'umuntu washaje mu muziki cyangwa se umuntu utagifite icyo avuze mu muziki kubera yuko igihe cye cyatambutse. Kuri wowe ntabavugwa niba bivugwa uko bivugwa uyu munsi kuri wowe Shaggy umufata gute nko mu bantu yahaye collabo ikaba iri kugenda guha ibyiza? Njye n'umuntu nubaha
first of all nyine twese tugakuze turi abafana be n'uwavuga ngo arashaje ubwo nuko amuzi guhera kera hanyuma nkanamufata nk'umuntu ufite experience kandi na n'ubu ugikundwa n'abantu ukinasohora indirimbo zikaba amahiti nyine ku isi yose ni umuntu wa danje ngewe ibyo sinjya nanabitindaho cyane ahubwo ndeba ku cyo biri kunzanira ku isahane niba gitwika nyine ubwo harahiye naho ibyo byo ni ibisanzwe gusa ari umuntu badakritika ntusi zirunga umuziki nyarwanda ku muri no misigi nubundi se wa mugari ko ntahari muzaba mubyina izande mugiye ko mubyina izande ko twigendeye koko ariko nzagaruka dore nubundi ku itariki 6 nzaba ndi kuhatwika yes ejo bakimara gushyira hanze afishe kuzaririmba muri Move Africa bamwe mu batandukanye ba influencer barimo n'uwitwa Dumba ye kamuvuge n'izina ntago bishimiye kuba barabanje izina rya Zucu imbere y'iryawe ati Zucu w'ejo y'imyaka 2 mu muziki ni gutaza imbere ya Bruce Melody y'imyaka 10 irenga mu muziki ati n'ugusuzugura abahanzi bacu mu Rwanda iyo niho yaricyo ari comment bitangaho iyo bahabanza Remas adahari nyine ndikukubaza wowe nk'iyo bahabanza Rema ari kubona bimeze bite ariko byishimira wari kubyina se Rema aranduta muramuca murakoze reka ngusuze kandi mwifurize ibihe byiza wo kurikirana ibiganiro bya 3D TV ndagusoje kandi ngo haye ikaze ndi hano ku kibuga cy'indege i Kanombe aho twaje guherekeza umuvandimwe ndayibuka iracanye irimo yes rero ndi kumwe na Lucky ni umunyamakuru kuri RBA ni umunyamakuru wagiye aca ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye ariko uyu munsi ni umunyamakuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe itangazamakuru RBA Lucky umeze ute kuva nk'uhiga noneho ndagufatishije kuki bishyize mu minota mike oya nerese erega ngo ariko ngakamikoro kawe ngo wanze ngo kugacana ariko wari wabivuze ntaribi ati ni iminota mike kubera ntago nari mbyiteguye Lucky ntaribi ntabwo tugiye kujya mu bintu nta rohombi umaze igihe kinini mu muziki nyarwanda cyangwa se mu myidagaduro nyarwanda uyu munsi wumvishije ibyo Bruce Melody tumaze kumubaza n'ibyo atangaje cyangwa se n'ibyishimo yumva afite ukurikije igihe umaze mu muziki nyarwanda cyangwa se muri industry nyarwanda ubona he umuziki wacu umaze kugera kuyihenera njyewe umuziki nkubona ahantu heza kubera ko niba uyu munsi dufite abahanzi babiri bakomeye batari mu Rwanda kandi batagiye gutembera gusa cyangwa batagiye kureba wenda muri Amerika ngo hameze gute ngo bajyanywe wenda n'izindi gahunda ahubwo bagiye gutaramira abanyamahanga abanyarwanda abakunzi b'ibihangano byabo nekereza ko uyu munsi niba tuvuga ngo u Rwanda rwateye imbere n'umuziki wateye imbere kubera ko u Rwanda ntabwo rwateye imbere ngo umuziki usigare kubera ko n'ibitaramo bimaze kuba mu Rwanda twarabibonye haba harimo abahanzi b'abanyamahanga ariko hakabaho n'abahanzi b'abanyarwanda so ku bwanjye ntekereza ko uyu munsi umuziki wateye imbere wenda hari byinshi tugomba gukora nk'uko hari na byinshi tugomba gukora nk'igihugu kiri gutera imbere ntekereza ko atari umwanya wo kuvuga ngo hari bitaragenze neza ngo bimeze gutya na gutya ahubwo twese turebera hamwe wenda kitari kugenda neza tugikore gute kugira ngo kigende neza ariko ahangaha mpagaze navuga ko umuziki umeze neza kandi wateye imbere umuziki umeze neza Bruce Melody yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nekereza ko niwe muhanzi wa mbere w'umunyarwanda ugiye kuririmbira kuri stage zirimo abantu benshi bagiye batandukanye zirimo abo ba Nicki Minaj zirimo abantu nawe ubwe yakuze afana wowe urabibona gute ni intambwe nziza yuko abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se abahanzi babo bari buze kuba basobanukirwa ko mu Rwanda naho hari abahanzi ngenda bibona neza kubera wenda ko ari umuziki nyarwanda akaba ari n'umuhanzi nyarwanda ni intambwe nziza ariko ni intambwe nziza ariko nanone ha challenge kuri team management ya Bruce kubera ko uyu munsi nta kindi kintu Bruce Melody agomba gukora mu Rwanda abanyarwanda turamuzi abanyarwanda bakunda ibihangano bye iyi step yaragezeho ni step navuga ngo ishobora kumugeza kure nk'abandi bose bagiye bagerageza so ni challenge ikomeye kuri management team ye kuba niba agiye kuririmba muri iHeart Radio Music Festival ni festival ikomeye ese nyuma yo kuririmba hariya hamwe n'abahanzi bakomeye Shagi bakoranye indirimbo biraza kugenda gute ese arakora iki araza komeza gukora festival aragaruka mu Rwanda yongera amarindi myaka yaramaze atarajya gukora izo performance so nekereza ko n'umwanya wa management team wo gutekereza icyo bagomba gukora kugira ngo iyo level
Bruce Melody amaze kugeraho uwo mwanya ageze ayo mahirwe yo kugera aho hanageze bimufashe kugira ngo ejo n'ejo bundi akomeze atere imbere. Ntabwo biri buze kumushyira mu kijyanye na pressure y'ibyo noneho ari buze gukora kubera yuko nimba ugiye kuri la stage biraza n'abahanzi uri bugende kubonayo biraza kumusaba imbaraga nyinshi zikomeye. Kuri wo ubibona gute nk'umunyamakuru noneho ukora imyidagaduro kuri Bruce biraza kugenda ute? Iyo umuntu aryamye ntabwo abazi ko ari bubyuke. Iyo abyutse abona ko yaryamye ariko ari muzima abyutse. So ibyo agiye gukora hariya ni ibimuha kumenya ngo ese ngomba gukora iki, ndakora iki, ese biragoye cyangwa ntabwo bigoye. So buriya biragoye kuvuga ngo araza gukora iki atarageraho, atarabona stage. Ariko iyo amaze kubona stage akabona n'imbaraga wenda bashyize muri ibyo bintu, nibyo biri buze guha team management ndayigarukaho kubera ko izo ni connections za management team uyu munsi bari gukora naho bamaze kugera. Nekereza ko ari ikintu cyiza cyane. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ejo nzamera gutya kandi ejo hataragera, ahubwo uravuga ngo Imana imfashe ibyo ndi gutegura ejo nzabikore gutya, ariko ufite ayo mahirwe yo kugeza ejo. None se Lucky ubu kagiye wenyine nka Bruce tuzi ko afite team nini, iyo team iyobowe na coach Gael, harimo ba Mike, harimo nabande na ba Kenny, akaba agiye wenyine. Ese biraza kubasha kumuha connection ihagije wubwe ku giti cyaraza kubasha kwikorera connection ye? Ntabwo ashobora guhaguruka hano nta plan. Nagashobora kuva hano ari ukuva hano just ngo ngiye muri iHeart Radio Festival. Oya, hari plan runaka baba bateguye cyangwa se bifuza kugeraho, naho avuye hano nta plan nimwe bafite byaba ari ikintu kitari cyiza. Ariko niba byarabashije kugerwaho agakorana indirimbo na Shaggy akaba agiye muri festival ku rubyiniro, navuga stage ikomeye, abantu batazi cyangwa se wenda bumva iHeart Radio Music Festival bajye kuri YouTube barabona iyo festival uburyo imeze. Nekereza ko niho bagomba gukorera, niho bagomba gutegurira, niho bagomba kwagurira ibyo bagiye kugeraho. Lucky none reka nkwibarize, ukora showbiz, ukunda umuziki nyarwanda, jya kumva numva ngo Lucky ngo uba mu matimu, hari timu ngo Bruce Melody, ngo hari timu The Ben. Ese Lucky nk'umunyamakuru w'imyidagaduro uba muri timu, hari timu uba y'umuziki? Yaba ndi muri team runaka ntabwo nari kuba nyine indirimbo y'umuhanzi runaka ngo nyine n'undi muhanzi runaka mu kiganiro cyawe. Ahubwo abantu babifata niba wowe wumva ko uri ku ruhande rw'uyu, niba hari bamwe bari ku ruhande rwa The Ben, ntabwo bumva ko Lucky agomba kuba ku ruhande rwa Bruce ngo abe no ku ruhande rwa The Ben. Ahubwo barashaka kukumvisha ko ugomba kuba ku ruhande rwacu ariko ntuwe ku ruhande rw'uri. Kandi njye ntabwo ari uko nteye, kubera ko ubuzima bwanjye n'ubwo bwanjye mfite, ibyo nkora mbikora n'ubwanjye nta numwe bushingiyeho, n'ibyo nkora n'ibyanjye nta numwe bishingiyeho. Abafite social mfite uburenganzira bwo gukora icyo nshaka nka Lucky no kuri social media zanjye. Ababizi barabizi, bagende babirebe barasanga abo ngabo bavuga ngo ndi muri team runaka, ahubwo aribo bari muri team runaka. Kubera ko uyu munsi niba Ben yagiye US, niba yagiye Burundi nkabipostinga, ariko bo bashobora kutaza gupostinga ko Bruce yagiye muri Amerika kandi babizi ko yagiye. Ndabeshya se n'urucabana si Instagram se hari ubwo ziri private? Oya ntabwo ziri private. Buri wese ugende urebe post zanjye. Ukora ikiganiro Vasasi uheruka gutumira Ben ryari? Ahubwo waheruka gukora interview ryari? Ese waramutumiye arabyanga? Wese arabikeneye. Ben kuva yaza mu Rwanda amaze gukora interview zingahe? Ejo bundi hano ku kibuga cy'indege se. Ku kibuga cy'indege se ni muri studio bro. Uziko nibi dukora ushobora gusanga amabwiriza bitemewe, kubera ko nshobora gushyiramo image y'umuntu ku kibuga cy'indege atabishaka. Rega buri gihe ntago abantu baba bakeneye interview. Abantu benshi ntago baba bakeneye interview, buriya nawe ari mu yindi. Ushobora gusanga ari mu ya comedy. Urumva? So urumva hari abantu bakeneye ibintu, hari n'abandi bantu batabikeneye. Urumva? Uyu munsi niba ashobora gukoresha Kevin Kade interview, nuko njye ubwanjye nayimusabye nawe ubwe yashatse kuyikora bitewe n'igikorwa afite. Yego. Uyu munsi niba umuntu adashaka interview, ntabwo ushobora kubiryoza umunyamakuru ngo kubera iki ngo mutamukore interview. Wenda ntayashaka, wenda level agezemo ntabwo ashaka interview zo mu Rwanda. Ni wari kuza ku kibuga cy'indege hano bye ukavuga tereka muherekeze nk'uko hari abanyamakuru bangahe? MI ni yari hari ubwo nayo muri team. Oya, hari abanyamakuru bangahe? Tugende tuve mu nyamatimu ni reality. Harimo abanyamakuru bangahe? Harimo abanyamakuru 6 niba nibuka neza. 6. Hari punditi. Okay, u Rwanda rugizwe n'abanyamakuru bangahe? Ni benshi. None se bivuge ngo abanyamakuru batari baje hano barabanga?
ubwo nabo bari mu matimu ahubwo nibyo mitekerereze yabo batekereza ko umuntu niba atari hano ubwo ngubwo ntabwo ari kumwe nabo bahita bagushyira ahantu runaka. Icyo kintu rero ni ikintu gishobora kukwangiza mu mutwe kubera ko niba ngiye kuba ndi hano ni uburenganzira bwanjye bwo kuba ndi hano, narangiza nkafata image nkayihereza Radio Rwanda na Televiziyo Rwanda bakayishyira kuri social media amakuru tukayabona. Ariko niba ntaje hano nshobora kuba ndi Nyagatare, reka hano ntabwo ari Kampala. Urumva kandi ikintu cya mbere ni amakuru. Aha none se Moses sisa ntiyaje wa Radio Rwanda ntagakorera kuri Radio Rwanda ariko none se Radio Rwanda ikorera si RBA ni RBA none se Televiziyo Rwanda ikorera CNN nawe nkaraki wagombaga kuvuga ati wenda nkuko abantu ujye umenya ngo ibintu byose dukora waje hano bataguhamagaye none bamaye invitation y'ababishinzwe none se ko iki bayiguhaye none se kuba icy'abandi batazitanga mpamvu wenda batayimaye nanjye bumva ko ndi muri team ushaka no gusanga atari ko babitekereza ahubwo uwo mwanya wenda nyir'ubwite atarifuzaga ko ibintu bye abantu babivuga cyane afite uburyo bwe tujye tunabyubaha ibyo bintu. Umuntu ashobora kuba afite uburyo bwe ashakamo ikintu adashakamo wenda akavuyo k'abantu benshi akavuga ati ngenda ndashaka rimwe kabiri kandi tujye tubyubaha. ukora ibiganiro by'imyenda sagaje iminota ibiri yonyine ubona abahanzi bo mu Rwanda dufite aha uyu munsi bazi ikijyanye na showbiz ukurikije igihe umaze nuko naho bigeze. Amarangamutima yacu niyo atuma tutabifata nka showbiz, ariko iyo bibaye handi muri Tanzania turabyogeza ukavuga ngo Diamond ngo nari kiba nguzi kuntu bahangana ngo kinyamuziki ariko uyu munsi Kenisoro yahangana na Juno Kizigenza bakahita bavuga ngo bari abatipe bafite amashyari ngo ntago bumvikana. Uyu munsi twavuga ngo comeback zabayeho ebyiri wenda zo mu Rwanda niziye dufate Christopher dufate na Dani nanone abantu bakahita bavuga ngo hoya ngo bariya ngo nta nubwo bumvikana ngo ntago ari comeback ngo murashaka kubateranya. Icyo nicyo kibazo dufite bro. Mu munota umwe wanjye usigaye ibintu uvuze Lucky nkuko wanga amazina hari ikibazo n'iki na kimwe ufitanye na Emmy Ikinege rwose nka Lucky ndakubajije ihangane ne wari ugitewe ko ndi bukikubaza. Emmy ngewe nta kibazo na kimwe mfite, ikibazo mfite ni kimwe nuko umuntu ashobora kugutarama akagufata akagushyira kuri space atakubajije cyangwa mwanaganiriye ibintu yaganiriye nawe yarangiza akabifata akabishyira kuri Twitter kandi akwita ko ari inshuti na message azikwereka. Nk'ubu nshobora kukwereka message hano warangiza wowe ukagira n'ubwoba akakubwira atari uretse gatoya ibi ngibi nago ngewe kuntu nteye ngewe ibintu mfitiye gihamya mbyereka abantu ariko nago mbyereka public mbyereka wowe nyirizi nubajije ikibazo kugira ngo umenye ibyo ari byo. Urumva umuntu kuguterama kandi wari uzi ko ngo ni homi yawe yarangiza akavuga ko mufitanye ikibazo kandi abizi ko nta kibazo na kimwe. Ni nawe wa creatinze by'amatimba. Urumva izi ni message urazibona aba ni abana yasabiraga iki si abana yasabiraga wumva iyo ndirimbo umbwire uko wumvise aba bana namubwiye ngo iki ni bazima cyane nabi Musanze. Urakoze cyane. So bivuze ngo uyu munsi umuntu ashobora kwicara akavuga ngo pundit nkuko yaraje hano wamubonye akavuga ngo ni inshuti yanjye nkavuga ngo ni inshuti yanjye ariko nava hano ngo ni inshuti yanjye najya ku ruhande nkahita mutarama nkavuga ko natari inshuti yanjye nkavuga ko nari umugome. Numvisha hari n'abandi bantu bafite bavuze ngo ngewe ngo EAP ngo yamaga ngo amafaranga ngo y'abanyamakuru ngo nkayarya ngo sinyaha abanyamakuru si bundi wamugane. Urumva si wabyumvise ngo tukirire warabyumvise uko bizi Bubu atanga amafaranga mu ntoki Bubu oya Bubu ntago ajya atanga amafaranga none se amafaranga bayatangagahe mu ntoki ariko ngo n'amatike murayagurisha amafaranga n'amatike ngo y'abanyamakuru message yanjye y'abanyamakuru bahamaguye na East African Promoters wari wabona iza kuri nge wapi. Urumva nyine ni bya bintu umuntu avuga akabikuza pundi si wumvishe bavuga ngo Lucky na Emmy Ikinege bafitanye ikibazo nibyo nari mubajije. Ngewe nta kibazo reka nkwereke ngewe nta kibazo reka nkwereke urakoze cyane simple Lucky nguyu ngewe njewe reka nibyo mpamvu nakubwiye ngo njewe kuvuga ngo mfitanye ikibazo n'umuntu ese buretse gatoya nimvuga ngo mfitanye ikibazo na Pundit
atari we mbibwiye birakemura iki ariko twarabyumvishe muri space nk'ibyo wari mane none se ni kabiri kangahe wumvise biretse gato ni kabiri kangahe wumvise ngo space barategura space bagakora agatwiko kabo bikagenda neza ariko space nage ivuga ngo umuntu ncewe buretse nkwereke upfa kuba unkunda cyangwa utankunda je mpfa kuba nzi ko ngwenda nta kwanga ibyo birakureba reka nkubwire niba uzi ko rakafite ikibazo n'undi muntu inbox ramaje usaba afite ikibazo cyaba rapeje afite ikibazo bitewe nuko ibi bintu mbibona byateye mu bina timusi oya retse rero none reka mbabwire oya wenda twita twihuta pundete buretse gato nkubwire mu gihe cyose nge no gucruisinga iki kiganiro mu gihe cyose Ben akiri kwisi mu gihe cyose Bruce Melody akiri kwisi team Ben zizabaho na team Bruce zizabaho ubishaka bifate utabishaka bireke ariko bizabaho koko si bamwe simple as that thank you guys alright reka sibyo ngushimire ibintu uvuze mu gihe bose bagihari mu gihe cyose bakiri kwisi mu gihe cyose bagifite ubuzima team Bruce izabaho team Ben izabaho kandi noneho ikibazo ni mwebwe ahubwo muzasigara kuko abahanzi uzimpamvu ndi kubivuga uzimpamvu babu uzimpamvu ndi kubivuga ngo ikibazo ni umva pondit uzimpamvu ndi kuvuga ngo ibyo bibazo bizaguma muri twe bose hari n'umwe uri mu Rwanda ahubwo se ntibagiye umwe ari Canada undi ari Amerika abantu bari babu umva ubu ngubu ibyo turi kuvuga nje hano ibintu turi kuvuga uyu munsi team Bruce na team Ben aba bantu bagifite ubuzima bakiri kwisi zizahoraho kandi noneho rekana nababwire mu muziki bizahoraho ko abantu bahangana kugira ngo noneho mbabwire ko ari twe bizagumamo uretse gatoya reka mbabwire ko ari twe bizagumamo ni nayo mpamvu nawe regura bifite nawe urabifite ufite ikibazo uzi impamvu bizabaho buretse nkubwire impamvu bizabaho uyu munsi Ben ari mu Rwanda ari muri Canada Bruce Melody agiye he muri Amerika twe dusigaye he Imana ibafashe shokori yo ngiyo zagatsaba oya buretse none se ko bagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika undi ari muri Canada oya abafana babo erega raki akora showbiz ubu uyu munsi hari umufana ukunda Ben sibyo biriya bintu Ben yavuze wewe ubitekerezaho iki biriya byuko nta bati kwiye bitewe n'amateka y'igihugu cyanyuze njewe reka mbabwire ibintu bya bato umuntu wabi buretse gato duhera tujya mani oya buretse gato reka kujya aho ngawe me ibintu bya bato umuntu wabizanye ninde ni wowe buretse gato ni Alex Muyoboke bari bari kwacita buretse gato buretse gato bari bari kwacita si Muyoboke Alex Muyoboke Alex yari yajyanye nandi Burundi Nadira na Ben twe turi kuvuga abahanzi ndira murekera amahoro Imana ishimwe ko ameze neza sibyo mwihorere abanze yiruhukire sibyo si yarajyanye na Ben none se niba umuntu uyu munsi ashobora kuvuga ngo nyeneye bato ayivuga ku muhanzi we kandi umuhanzi we atayishaka icyo gihe ura creating ikibazo ni wowe utangiye gu creating ikibazo noneho Ben yaravuze ngo njyewe ngo ntago nshaka bato kubera amateka njye amateka y'u Rwanda ndayubaha ndanayazi ndanayiga buri munsi nayo nazi ariko naha nahurira n'umuziki tubizi ko abahanzi hari abahanzi bakoze indirimbo zisenya cyangwa zishishikariza kwica abantu icyo gihe icyo kintu twaranakirenze ibyo bintu nimukanabiza kubera ko uyu munsi nta muhanzi barafata sibyo ari kubwira aba bantu hano ngo twica abantu so ibyo bintu rero nitukabihuza none se raki nk'umuntu umaze igihe kinini reka twite tunagira rega nta gihe kinini maze ndetse nsumba hari Sudi je nsumba Mike Karangwa Sandrine Shesha kandi ari we MC muri Canada ubu tugufite nk'umuntu mukuru kandi ari oya mujye mubaza Mike Karangwa mujye mubaza Mike Karangwa umuti wanjye ni ugusenga gatanu ku munsi Raki aba manager b'ibihe byose babayeho kuri Raki hano mu Rwanda bamanajinze abahanzi wemera baretse gato aba manager wemera kuri wowe ukavuga aba manager njyewe ndabemera nibo bagize icyo bakorera umuziki nyarwanda ni bande kuri Raki Clement ni uwa mbere Kina Music none se baretse gatongo bazi ikibazo kimwe aba managers bose muri kumbwira uyu munsi lebo bari mu ziri he bamwe bari Amerika abandi bari muri nyine tujya tuvuga ibintu lebo ziri he nabimubwiye Clement umwe Clement abahanzi yazanye buretse Knowless abamwemera n'abatamwemera I don't care sibyo Nene Ngabo Christopher King James Igor Dani Nanone n'abandi na Tom Close banyuzemo so ibyo kumbwira n'aba Platini ibyo byo kumbwira ngo aba manager bibihe byose batatu kuri wowe ubwo abo ba manager ubundi babagaho
no rega bureka nkubwire hari gukora ikintu hari passion ibi bintu turi gukora hari abandi babikoze kandi babikoze na neza uyu munsi dushobora kubikora nabi ariko ntabwo ushobora kwicara ngo uvuge ngo Alex Muyoboke ni manager w'ibihe byose ibihe byose uvuga ngo Alex Muyoboke ni manager wafashije abahanzi ariko ntabwo ushobora kumbwira ngo Alex Muyoboke ni manager w'ibihe byose ubundi se ninde ugira umuntu muri byose icyo kintu tujya tucyumva none se ibyo bikorwa arabyikoranaga none se nawe uri mu Burundi wa mugani mu Rwanda ntabwo so mwakoze ko mu mwanya Imana ibarinde ariko ikintu tugomba gukora ni kimwe ikintu tugomba gukora ni kimwe tugomba no kwemera ni kimwe mu gihe abantu bari gukora business bagomba guhangana kugira income zabo zizamuke wabyemera utabyemera team Bruce team Ben zirahari kandi zizahoraho Imana niyo nkuru muri football uzarebe Kenesi bari kuvuga wenda nk'urugero ariko buretse gatoya kubera iki biba kuri Cristiano na Messi bikaba ari ibintu nyine byiza noneho byaba kuri Ben na Bruce tukabifatamo nk'ibintu by'amateka abo ntago bazi amateka none nanjye ndagiye mani reka nawe ugire muri Amerika punditi Pundi reka nkubaze ukurikije ibintu Raki avuze akaranye nkubaze kuri mbaze we ninde manager w'ibihe byose manager w'ibihe byose nkubwize ukuri rero sibyo ureba hari njyewe mu Rwanda oyu se reka nakubeshye mu Rwanda nta ba manager twigeze tugira mu myaka yatambutse sibyo kuko buriya uvuze aba manager buriya manager Raki yaramuvuze ni umuntu witwa Clement buriya na Irene muri Ndahabi ni manager kuko urebye uburyo ba Vestine na ba Dorcas baje n'uburyo yabashyigikiye n'uburyo yabafashe na ba Niyo Bosco buriya niwe bita manager sibyo aho bashaka kumaza twitanye uri kumva naho abandi bose bagiye babaho sibyo abandi bagiye babaho nabagiye baba abadila b'umuziki ngamba ndayazi naranayize uri kumva naho abandi bose babayeho twitanga aba manager babaye abadila b'umuziki ndayazi uri kumva ikibazo rero nari ngiye kukubaza ni iki ngiki kuba Bruce Melody agiye kuririmbira kuri iriya stage cyangwa se iyi ndirimbo When She's Around yiwe wavuga yuko ariyo imufashije kuba yajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kujya kuri iriya stage igisubizo ni yego iriya ndirimbo yakoranye na Shaggy niwe mwemba itinza mu bitaramo bitegurwa na iHeart Radio yo muri Amerika itegurwa no bitaramo mu gihe cy'imyaka nk'irindwi ishize noneho Shaggy niwe miyambaje kugira ngo amamurikiro audience cyangwa se abafana biwe bisanzweho cyane ku banzi mpuzamahanga Wizkid niwe wamuritse Burna Boy yego Wizkid niwe wamuritse Tems yego Melody niwe wamuritse Kenny Solo na Juno hano mu Rwanda ambo Diamond yamuritse ba Harmonize na ba Raven na ba Zusho na D-Voice w'ejo bundi yego ambo abahanzi Kiss Daniel Jonda za kuri Kanombe yazanye abahanzi bane biwabo muri Nigeria ubwo rero n'uvuga ngo Shaggy agiye kumurika Bruce Melody ku isi y'umuziki kubera indirimbo When She's Around bahuriyemo kuri kiriya gitaramo wenda abahanzi babashije kumenya aho bazaba bakirimo ni bande Asha Nicki Minaj Shaggy barenga abanzi 15 cyitsinda inkuru twarazikoze byamamare ariko urumva yavuze ati Nicki Minaj tukavuga Asha barahagije isi yose uri muri he team Yendo umunyamakuru bro urumva hirya yewe ya Brage we nujya mu murenge cyangwa ugasinyira cano bakagwa miliyoni n'imodoka nzayandika inkuru so reka mbashikora ntago ngiye nakora inkuru kwera kwezi nguni ntago nayize nguni muri showbiz nitwa Fred nkorera ikinyamakuru ndakikubwira nyuma iyo urebye ko The Ben Sari mu bitaramo bye muri Canada afite manager w'ibihe byose ubwo yaratraveling afite manager ko ushaka kumutumira umuricinga director kuri social media none se ko Godfather ahora avuga ngo ni manager w'ibihe byose umuntu yemerewe kuvuga icyo ashaka mu gihe akunda umuntu n'urukundo rw'abafana Godfather se none se manager w'ibihe byose yabura visa ya Canada ntago byashoboka
nicyo nshaka. Reka mbashimire mwese mwakurikiranye iki kiganiro, nshimire buri muntu wese ukurikirana ibiganiro bya 3D TV. Amazina yanjye nitwa Emi Nyawe. Stay tuned kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byose bibageraho umunsi ku munsi.